Inama y'abaminisitiri yateranye muri village Rugwiro mu mujyi wa Kigali yoborwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame. Mu byizwe muri iyo nama akaba ari mu mutekano, ubuzima n'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage n'imiyoborere myiza. Nitwa uzabakiriho Erzendi, umunyamakuru wa Radio Susuruka ivugira mu karere ka Kayonza Iburasirazuba bw'u Rwanda. Iyo Radio Susuruka ni njye wayitiye iryo zina kuko amaradiyo ari menshi afite amazina atandukanye nk'uko byakomeje gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Okay. Amahoro y'Imana bandi namwe mwese bo Radio Susuruka, reka bagezeho amakuru n'abategura imikino Rwanda yo kuri uyu munsi, yaba mu Rwanda no mu mahanga ndetse n'ayandi yose turayavuga. Nitwa uzabakiriho Erzendi. Inama y'abaminisitiri yateranye muri village Rugwiro mu mujyi wa Kigali yoborwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame. Mu byizwe muri iyo nama akaba ari mu mutekano, ubuzima n'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage n'imiyoborere myiza. Ku mutekano barebye uburyo amaronda akazwa mu Rwanda ashimwa community policing kubera ko aribo bantu bashinzwe umutekano baze gutanga customer care. Iyo ni serivisi nziza nk'uko byakomeje gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Ku buzima bize ku bwisungane mu kwivuza mituelle de santé, kuri mituelle de santé ari icyambere. Hari abaturage batishimira ibyiciro bagiye bashyirwamo mu buryo budehe. Mituelle ikaba yaravuye ku bihumbi 3 ikagera ku bihumbi 5 nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ku rugo rwayo rwa internet nk'uko byashizwe ahagaragara. Abaturage bikira mu Ruzigatsibo ngo babuze amazi meza ng'ijerekani y'amazi gurira igihe 5 cyangwa 300 bagasaba ikigo cya WASAC ni Water Sanitation Corporation kuba babona amazi meza. Mayandi makuru Ikayonza umugore w'imyaka 52 yashakanye n'umusore ufite imyaka 25 baramubaza bati kuki washatse umwana kandi ukuze. Ngo nibwo bwa mbere abonye umuntu mwitashije kuva yava kabisobanuro y'uko urukundo nta mupaka. Okay, mu Rwanda uyu munsi yabaye umuganda rusange wa nyuma w'ukwezi bose badivantisi umunsi wa karindwi nabo batagiye gusenga kuko insengero zarafunzwe. Abandi bitabiriye umuganda bitwaje amasoko n'amacako n'ibitiyo. Umuganda batagiye saa moya za mu gitondo. Na wanze y'u Rwanda nibo tugiye mu kanya. Hanze y'u Rwanda Uburusiya na Ukraine intambara yaciye ibintu kwa Vladimir Putin na Zelensky nk'uko byakomeje gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Perezida wa Uganda Yoweri Guta Museveni yavuze ngo urubyiruko rwihangira imirimo ngo bamwe mu rubyiruko bazaba bamutare bashaka icyo bakora biteza imbere muri byose. Muri Kongo M23 yakomeje imirwano nk'uko byakomeje gutangazwa, ariko M23 yigize kubesha ngo n'abanyarwanda bafashe umutwe wa M23. Nje nibaza ko burimo nafite dossier ibyo ko bireba abanyekongo abanyarwanda bo baje mu gute. The new partnership for Africa Development Communication Body when we come to market for years in the South Africa in English in program stay organization Rasta for White News. Radio Kunda Mabuye journalist wa Mayanga Gasenki Cyaga Humbi Imani. Andi makuru navuze nayashoje nayandi nagarukiye mu 6 primaire baba barambetinze magafaranga kurera Imana roho mutagatifu raguhumugisha nk'uko wagenze mu mitima y'intumwa. Uyu mugisha ngustabiye ku Mana uzaba udasaho kuva kuno famille yawe nk'uko byashirwa agaragara. Yaba kajana yaba gasenkisa yaba gahumbi yaba bibiri Uwiteka arakogira umugisha dore ko namwe mwema ngaho mereza agafaranga. Burya iminsi koko ni mibi ibabaza abakundanye, managura aya marira mwana nkunda tuzabonana nashiringira. Umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka ari kubaje batumbuka ari mu Kinyarwanda. Kera aha hantu habaga inka nyinshi cyane, birangije bahita izina mu Gasogororo kubera nyine bagendeye ku nka nyine zahabaga. Ubwo cyari Gisogororo cy'inka zikabyinagira nyine kikaba Gisogororo. Nyine izina ryarakomeje tuhita mu Gasogororo. Ni ukubera n'icyondo nyine imvura iguye haba icyondo nyine hakanyerera. Hano ni mu Gasogororo urumva abantu iyo bakandagiye hasi imvura yaguye bamera nka zanga nyine bavuze za kera bagasyonyora nyine ibisyogororo nyine shamutuvuganire pe. Hano bahita umudugudu wa Gasogororo, akarere ka Kayonza, umurenge wa Mukarange. Ukuvuga ngo hari ibisogororo nuko nyine utageze uruguru gutya ujya ku isoko
urebe ukuntu bimeze. Noneho n'aya mazu yacu tuba turimo dufite yacu twaguze, noneho turi gukandagiramo, turi kwinjira mu nzu, turi dusohoka twaswogoroye nyine. Turifuza ko mutuvuganira, urumva, umuhanda bakaduha umuhanda pe, badufashe badukorera umuhanda mwiza. Dushaka kwigira mu mujyi hariya nyine, kugera mu mujyi ugerayo n'ubundi icyondo cyuzuye ukabura ukuntu ushyikayo. Mutuvuganire badukorera imihanda, badukorera umuhanda. Reba hari n'isoko, ubusiri isoko bivuze iki kuba Gasogororo hari isoko hakaba hitwa mu Gasogororo? Bazahashakira umuhanda bahahindurira izina bro. Hari ibisogororo nuko nyine utageze uruguru gutya ujya ku isoko ngo urebe ukuntu bimeze. Noneho n'aya mazu yacu tuba turimo dufite yacu twaguze, noneho turi gukandagiramo, turi kwinjira mu nzu, turi dusohoka twaswogoroye nyine. Turifuza ko mutuvuganira, urumva, umuhanda bakaduha umuhanda pe, badufashe badukorera umuhanda mwiza. Dushaka kwigira mu mujyi hariya nyine, kugera mu mujyi ugerayo n'ubundi icyondo cyuzuye ukabura ukuntu ushyikayo. Mutuvuganire badukorera imihanda, badukorera umuhanda. Reba hari n'isoko, ubusiri isoko bivuze iki kuba Gasogororo hari isoko hakaba hitwa mu Gasogororo? Bazahashakira umuhanda bahahindurira izina bro. Hanze y'u Rwanda, Uburusiya na Ukraine intambara yaciye ibintu kwa Vladimir Putin na Zelensky nko byakomeje gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ngo urubyiruko rwihangira imirimo, ngo bamwe mu rubyiruko bazaba bamutari bashaka icyo bakora biteza imbere muri byose. Muri Kongo M23 yakomeje imirwano nko byakomeje gutangazwa, ariko M23 yigize kubesha ngo n'abanyarwanda bafashe umutwe wa M23. Nge nibaza ko burimo nafite dosiye ibyo ko bireba abanyekongo abanyarwanda bo baje mu gute. The new partnership for Africa Development Communication Body when we come to market for using the South Africa in English in program stay organization Rasta for White News radio kunda mabuye journalist wa mayanga gasenke cyaga humbi imani. Andi makuru navuze nayashoje nayandi. Ohe